ese ukunda football cyangwa wikundira basketball? Tugufitiye inkuru nziza, kanda subscribe ubundi ukurikirane highlights za match zaraye zibaye mu Rwanda, mu Bwongereza, muri Espagne no ku isi hose. Kanda subscribe kuri iyi channel dukomeze tuguhe amakuru yizewe. Nkunda gutembera. Kanda gutembera. Tujya dufata imisozi kujya muri Amerika. Nazakujyana rwose duhuje. Nakujyana muri Amerika kabisa tukatemberayo, kujyana ahantu ku mazi. Ku mazi? Yego. Ujye utanga urukundo se? Ku mazi se naho harimo? Naho harimo rwose. Utanga urukundo wivuye inyuma. Shati zahariye. Andi mushyashya ariko urabona ko nta kibazo. Wambonye utese? Ndabona nta kibazo. Kimara rwose n'ubwo mba nadegaje ariko bimeze sawa. Twazasohokana rero tukajyana ahantu kugurira akantu. Rwose kimbiriza muno mujyi nubwo nanjye ntasobanukiwe ko twajyana no hanze. Akagenda hanyeka no hanze. Kuko Imana umaze kuncanga mu bwonko uraramvanze. Ariko gabanya ku ngendo. Ubona nzavuga kugeza ryari? Gabanya ku ngendo. None nzavuga kugeza ryari? Kugeza igihe numviye na n'ubisinari numva. Ese ndaza kugufatira umwanzuro. Kandi uzabibona. Mwanzuro ngiye kugufatira ntabwo uzagushimisha. Ugiye hese basi? Nakubwiye ngiye komeza inzira yawe. Sawa ntari. Wasanga hirya nawe ari duhungu tugera muri dutanu tugutegereje. Ntari bitahurira mu rugo. Noneho ngutange yo rero. Francis. Ubwambe. Ubwambe mbonye. Shanze mushyashya nanjyana mu mujyi. Ariko gusa experience. Ibyo ntabwo ari ikibazo cyihutira. Kapitani. Mutwairi wewe witwande. Kitaniwe. Mbona uri mwiza se? Ntabwo ari cyane. Ngenda abana rwose nkishimiye. None uzahomba. Wahambira. Shamba hano ku Gishushu. Bana afite akazi. Ufite akazi? Akazi kabisa. Ukora iki? Nkora mu kigo haragicuruza amamodoka. Umva ari sawa. Mva nkwishimiye se. Nta kibazo. None se fiance ariko nibaga rwose nshaka gusaba urukundo. Habanza ubushuti ariko. Habanza ubushuti? Yara kari kwe ngera mu mujyi nge ntabwo mamenyere ibyo mu mujyi cyane. Ubu ushaka kwihutisha? Ushaka kwihutisha cyane. Hazabanza ubushuti. Hazabanza ubushuti. None ko numva rwose umukunzi wa makanimero kawe se. Harya ngo ukora he? Nkora mu kigo haragicuruza amamodoka. Ariko dufite ibiro hano ku Gishushu twebwe dukoresha. Uri nka manager? Nka manager rwose ngiye gutwara abakozi babo. Wafasha rwose tukabifite bari ngombwa ukamakanimero kayenda nkuvugisha. Ntari. Akanimero kanshyira muri telefone tukavugana. Rwose ntakosa kabisa. Rasa nabiki. Sare yihutaga. Ni icyuma kanimero kawe neza nk'estari ariko gusa yagiye ko muri weekend kabisa mba ndi mu rugo umwanya wasura tukaganira. Wazamamagare nzaza ntari. Izaza nta kibazo. Shaka sa mu gihe abakobwa beza. Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Nakwega ndakwishimira kandi nanga amafite business igihe kinini kwa turi kumwe kabisa. Nakwishimiye ariko wowe se
nakubwiye ngo ni buke buke. Ni bike bike. Ariko bizaza. Ukunda iki se? Nkunda gutembera. Nkunda gutembera. Tujya dufata imisozi kujya muri Amerika? Nazakujyana rwose duhuje. Nakujyana muri Amerika kabisa tugatemberayo, kujyana ahantu ku mazi. Ku mazi? Yego. Ujya utanga urukundo se? Ku mazi se naho harimo? Naho harimo rwose. Utanga urukundo wivuye inyuma. Tuzahareba. Ndi mushyashya ariko urabona ko nta kibazo. Wambonye utese? Ndabona ntacyo twari. Nta kintu hari rwose nubwo mba nadegaje ariko bimeze sawa. Twazasohokana rero tukajyana ahantu kugurira akantu. Rwose nakimbiriza muno mujyi nubwo nanjye ntasobanukiwe reka twajyana. Nawe ukagenda uhanyereka no hanze. Ikibazo kirimo se? Nta kibazo. Kwishimira rwose. Hajya bambwiye ngo witwa Niyo. Niyo. Kaze yandike rwose kabisa ku buryo nzaguhamagara tukazatemberana ahantu. Tuzabona no ryari ukunda kubona umwanya ryari wowe? Muri weekend sigaye bisawa se? Bari saa muri weekend. Tuzahura bura nzaguhamagara. Ibyo uragenda ikibazo ushaka kumva rero? Ubana nande? Reba ngiye ndibana. Uribana? Ndumva ari sawa. Ni sawa, ntabwo utinya abantu bibana? Njyaga numva ngo mu mujyi ngo abakobwa baho ngo batinya abantu bibana ngo ntabwo bajya mu mageto, ariko njye ntabwo ari muri geto, mba muri shato. Mba muri shato njyewe. Ko rwose akazi nkora kana ukanyemera kuba muri ya mashambrete y'abana ubona. Ntabwo bisaba ngo ugende wihishahisha. Ariko se simba nkuriya n'agaserifira. Nta kibazo nta gaserifira nakuriya. Nta kibazo, bisa niba wabikunze twazahura tugahurira nk'ahantu tugatembera. Hano bita ku Gisenyi urahazi? Gisenyi njya nkumva. Ugihumva? Tugiyeyo ntiwakishima se? Byaba byiza. Muri weekend nzaguhamagara rwose tujyaneyo. Sibyo? Ukunda kurya ifi? Ifi iyi ngiyi ihuhuye. Urayibona ifi ihuhuye? Ifi itariho uruhu nyine. Uruhu rw'ifi uraruzi? Nzagusohokana nzaruha nta kibazo. Sibyo se? Ukunda kugenda mu modoka se? Uranayifite? Imodoka ntabwo nyifite ariko nkoresha zo ku kazi imodoka ziba zihari. Nakujyana muri zimwe bita samuterera. Urazizi samuterera? Ukaba mu bitazi samuterera wowe. Niko? Ntaribireka. Niba uri kwihuta ubwo nzaguhamagara kuri telefone, sibyo? Urakoze? Urakoze. Sawa rwose. Ni sawa tu. Ni byiza cyane. Wowe ko mbona urimo urakutiriza uvuye aya masaha? Ese mama amazi iminota ingahe kuguhiga yakubuze? Twavuganye ariko. Mwavuganye? Mwavuganye akaba arimo kukumbaza? Sawa wisite nyine twavuganye kuri telefone. Kandi urananiranye. Iyo mico utangiye ntabwo ari myiza. Ariko nayivuye hano kureba umwana twiga. Hariya se hariya ahantu ugenda ugafata ukijyana ukajya meri utamubwiye akaba arimo kukumbaza nkaho ari njyewe kugenda nabi. Urumva ibyo ngibyo ari byo? Twari twavuganye ariko nawe bantu. Imana ibyo ukora ntabwo ari byo. Reba nk'ejo watashye sangahe? Ejo watashye sangahe? Saa 4 n'igice umukobwa nkaho ukifata ugataha saa 4 n'igice. Ejo bundi igihe gishize cyo ntabwo watashye saa 6. Nkaho urari irondo. Ariko n'abana twigana nayo nagiye gusura. Abana ni uko nguko mugiye kunanirana buri munsi mukagira gute? Mukagenda muga mujye muri anniversaire. Kandi mufite ibindi bigahunda mwapanze na za nsoresore ziri hanze dore ko arizo zibikora. Kuvoya ariko. Kandi ushaka wisubireho. Kandi ibyo nkubwira utumvira inama zanjye ari gihe uzisanga aho utakabaye. Ariko nawe ugireka kungendaho nyine. Kugenda wese waregura mushiki wanjye. Nigute ntabwo kontrola. Ahubwo se uri kujyayo. Ariko njyewe ngiye hano hirya urumva. Ndi mu bintu bijyanye n'akazi. Urumva? Ariko wowe mba mbona uri kuzerera nkahosha umugisha mukeya ahantu hose ndakata nkagusangayo kandi nta kazi ugira. Ni ikivuga ko ngendaho nyine. Ngiye nkugendaho. Ariko ngiye mufiteho uburenganzira. Ubona nta burenganzira mufite hose? Urabufite rwose. None se kumbwira ngo ngiye nkugendaho muziye mpamvu. Ariko ujye ugabanya kungendaho nyine. Ariko ukuntu witwara mu rugo n'ukuntu umeze. Ubona ntitonda. Umeze nk'umuntu wararutse neza ntumva inama ya mama wawe. Nta kintu na kimwe araba akivuga ukaburagize gute? Ukaburiye ukanze. Kugaruka ugataha ijoro.
ukumva inama za mama gusa nutumvira mama wawe uzumvirana nzumviraho nanjye rero ntunyumva ibi ngiye ndi kukubwira bigiye kurangira aha ngaha ugende nanone witahire saa sita z'ijoro nawe ufite akazi ubundi se nubwo ukiri mutoya washatse akazi niba kaba ko mu rugo ukareka kujya wiruze rero mu rugo urumva utagakora akareka ntabwo nakora akazi ko mu rugo rwose ahubwo hari umujyama wari untegereje hariya hirya wandika nkajyayo umujyama aya ni umwana twigana umujyama nicyo kintu wasetinze mu mutwe wawe kwiga wirukanka mu bahungu ubu wasanga n'ibitanda umaze kuryama utanabibara aya nawe kandi wose umuco kobwa nkawe uragenda ukicara mu rugo ukumva icyo mama wagutuma sibyo niba ari ugute uvuye mu rugo nta n'irizi rihari na rikeya ntabwo bavuga irizi bavuga amazi nese yaraharaye ngo ayimbwiye njye mvuze ko nta rizi ririmo irizi ni nk'akantu nta mazi na makeya mbese niko wavuga abo nasizeyo barabikora wowe ukora iki utaha urya uryama gusa utaha urya uryama gusa none se kugira ngo nkore iki amara wisubireho ibyo urimo byose wisubireho wisubiraho kuko nutisubiraho bizakugaruka urimo ndakubwira ejo bundi wasanga ugize ikibazo ugasanga uje wirukanka ati mukuru rwose mbabarira umfashe oya ariko nawe ariko Imana umaze kuncanga mu bwonko uraramvanze ariko ugabanya kungenda ubona nzavuga kugeza ryari ugabanya kungenda none nzavuga kugeza ryari kugeza igihe numviye na n'ubu sinari numva ndetse ndaza kugufatira umwanzuro kandi uzabibona mwanzuro ngiye kugufatira ntabwo uzagushimisha ugiye hese basi nakubwiye iyo ngiye komeza inzira yawe wasanga hirya nawe hari uduhungu tugera muri 5 tugutegereje aya ntari bitahurira mu rugo noneho ngutange yo rero aya